bakabura avantage gusa kuko yaza kuba bicuritse APR kabiri yakiri umukino ubanza nari kubona amaze gukarabajya ari ufite hano Kigali Asami izasuriza mu rugo kira kintu cyo kwa Perez akina ruturu hano kisigamo rumunini cyane Mohamed Mustafa niwe munyezamu zabanzamo nta gihindutse anameze neza ari witwa kapiteni witwa ngo niba ari Rusajo mu weekend hari umuntu muzira ni nawe rutayi ahubwo afite ni wawe watsinze n'igitego kuri match ya rero kuri kapiteni wabo Sheikh Sidibe na Ison Fuentes uyu ni wa mundi baguze bakwe muri za Colombia harya Yannick Bangala n'uwitwa Yoro Diaby Adolphe Ntashingwa na James Akaminko uyu muntu uko numva iri zina rizo cyane James Akaminko numwe bavuga ko azatizwa muri rero nasubiye ko bara ntabwo cyari gihuha umuratse cyari gihuha no muhanga bamukinyarakaze nago bamuhariye nawe niwe bagenderaho ware kuri intwaro ya ugenderaho Blanco ni umunyakolombia w'umwata none Surya Fuentes Jason n'umunyayirigwe oya bafite abanyakolombia nimba ari babiri ufitemo hari witwa Feitoto na Jibril Sila ngo niwe rutayizamu waje niwe uvugwa cyane kubera ko buryo umuntu utsinda ibitego n'abantu benshi bareba iyo rero ikipe ya 11 izaba ihanganye na Nyamukandagira mu kibuga prediction yawe mezite Kikarasimitu prediction yanjye ndi kubona ikipe ya APR sindi kwibona itsinzi uriya mukino bibaye byabari bitangaza bigwiriye icyo ndi kwibonaho no kwitwara neza ku buryo roturu izaba ifite byose kuba ariyo yakwinanirwa hano i Kigali ubwo APR ntizatsindira muri Tanzania bibaye byaba bitunguranye iramutse itsindiye cyangwa itsindwi bayitsindiye ariko umuvugizi nta kintu yavuga umuvugizi w'abafana ubwo singo yararwaye Frank Frank yavuga Frank hagira ngo ni Frank ni Jangwana naize ko ari Jangwana ntabwo namenye ibyo ari iby'umupira wa Afurika nta kidashoboka kuko APR n'undi igiye kwirinda ko umukino wakwangiza ruturu amahirwe igiye kureba ko affaire itarangirira muri Tanzania kuko hano abantu bibuka ko muri Afurika haracyakora awe goal iracyakora nubwo bivuga ko ishobora kuvaho ariko resultat zose ziyakora itarimo gutsindwa itarimo ikinyuranyo cy'ibitego bibiri kuzamura Frank niba yaboneka bamuvugisha da isigaye ku rugo se cyangwa ari hakurya akazi ke rero burya karagoranye ka buri munsi ashaka kubura uruhushya Msemaji yes Grafe mwenyekiti wa wasemaji msemaji wa group stage man Niko ngo washakishijwe itoroshi nyuma yuko polisi gutsinze abantu baraguhiza ariko rwose ngo waburiwe irengero buriya ntubona se aho ngaho ku kazi kanyu habonetse opportunity y'indege nk'uko yabonetse ntabwo wowe na Regis nk'abasiniya mwayirwanira murekera umwana akaba ari ugenda ko mwe mwazigiyemo kenshi so umuvugizi wa Club Giant ntabwo ajya arwanira mikoro se umuvugizi wa second class yarayirwaniye ndamurekera kuko nzazivugira aracyari igihe hari ziri lokali ziri international so ntabwo rero arwanira ntabwo warwanira na Vandame mikoro oya umuvugizi wa second class kweza we niyo mahirwe abonye ntazi kazongera kuyabona so rero aramuretse aravuga anytime ngemba mpari navuga kandi n'ubundi mo ndavuga aha tubwire rero Frank kipe yawe irahagurutse ntabwo uzashobora kujyayo noneho sindamenya neza ariko binshobokeye rwose ejo bitabaye yanga ejo nagenda uraca hejuru nawe of course nico hejuru aca hejuru nawe hayi abatanu basonga bazajya baca hasi naho ujye mu kirere waruvuze yavugaga tugomba guca mu kirere rwose basonga mbere nibo baca hasi n'ubushize no kuri Simba de naciye hejuru n'ubungubu rero binkundiye ejo rwose nta kabuza naranamo ekipe yawe rero irahagurutse igiye gukina umukino ukomeye cyane
abafana benshi b'ikipe ya APR baragaragaza ubwoba, sinzi wowe icyakumaza ubwoba. Ntabwo navuga ngo abafana ba APR benshi bafite ubwoba, nibyo koko wenda mu minsi nk'inga ishize hari ukuntu rezita zitagenze neza muri izi pre-season twari turimo, uhereye kuri match ngira ngo ya Simba bakurikizaho match ejo bundi ya Polisi, ariko nk'uko nari nabivuze pre-season kuri Polisi niho yarangiriye. Tugiye mu bintu bibara, so nibaza ko nta bwoba na buke nakagiriye ikipe yazamu, nubwo ari ikipe nziza, bidakwiye ko ari ikipe nziza, ariko amahirwe akomeye cyane muri aya marushanwa nyafurika. Iyo usoreje iwanyu kubera ko yawe igoro iracyakonta inaha, nibaza ko rezilita ugize amahirwe ukagira rezilita zitari mbi cyane hanze, nibaza ko mu rugo aribwo warangiza akazi mu buryo bworoshye, kandi simbona rwose simbona ko ashobora kuzaboneka rezilita mbi muri Tanzania, kuko amahirwe dufite ikibuga cya Azam gitandukanye na uwanja wa Benjamin Mkapa, nacyo ni sentatike, ikindi ni akabuga gato. Amahirwe menshi rero, skoro akenshi igomba kuba yegeranye. Urumva rero iyo ni avantage tuzasoreza hano, ugiye ukabona nka draw cyangwa ukabona win, cyangwa niyo wenda waruzinga ariko bikabamo difference ya kimwe, nibaza ko hano akazi kazarangira bibaye nka 2-1 0-0 cyangwa se ukanatsindirayo. Hano kubona igitego kimwe ntabwo byagorana. Mu kanya twarimo tuvuga predicted lineup umutoza ku makuru twakuraga ku myitozo ya nyuma, sinzi niba wayumvise, ariko ni Pavel Nzira, ni defense isanzwe ya Yunus na Clement na Claude ndetse na Gilbert. Dauda arahari n'ubundi nk'ibisanzwe, hanyuma imbere gato hakaba impinduka, hakiyongeramo Richmond Lampte usanga Bosco Ruboneka, hanyuma ku ruhande rumwe Odibo nawe ntabwo yarasanzwe abanzamo, akajyamo agasimbura Gilbert Muzungu ku rundi ruhande, hanyuma na Mamadusi utari usanzwe abanzamo. Niyo liste bivugwa ko ishobora kubanzamo kuri Azamu. Niba wayumvise urayivugaho iki nk'umufana cyangwa se umuvugizi w'abafana Jangwani? Iyi sezo nk'uko nakomeje kubivuga, APR yagize amahirwe akomeye cyane, ubona ko ifite squad nini kandi yose y'abakinnyi bashoboye. Ngira ngo nk'uko nabyumvishe mwabivuze, byonyine urebye abakinnyi basigaye, haba Baka haba Pichu, abo ni abakinnyi bashobora kujya mu ikipe iyo ari yo yose muri iki gihugu bakabanzamwo. Ngira ngo ntabwo mbeshya aho ngaho. Uratangiye. Ni n'abakinnyi bose bashobora kujya mu ikipe iyo ari yo yose muri iki gihugu yose ku mwanya wabo bakabanzamo. Haba ku ruhande rw'iburyo Baka nta kipe n'imwe muri iki gihugu atakinira, umwanya wari wose wo hagati Pichu nta kipe n'imwe atakinira. So urumva rero nimba hashobora gusigara abakinnyi bari ku rwego rungana gutyo, ibaze noneho abagiye. Yewe nizerera cyane muri squad ya APR. Nibyo koko umuntu aba afite uko abona ibintu bye, urabizi ko no ku isi yose n'ama equipe nationale ahantu hose mu bihugu bikomeye niyo bayahamagaye ntabwo abantu bose bashobora kumvikana kuri squad. So nemera opinion y'umutoza ko n'umutekinisiye, ariko njyewe ndashobora kumbaza nkaba nakubwira ibyanjye bijyanye n'amarangamutima yanjye cyangwa se n'ubumenyi bwanjye bw'umupira, ariko icy'ingenzi kiruta ibindi ni uko nizera ko umuntu wese uri muri squad ya APR uyu mwaka ashoboye. Kuri iyi wabonye ibanzamo amahirwe urabona angana iki? Wabyishimiye kwanza impinduka za umutoza arimo akora cyangwa yari gukinisha asanzwe akinisha? Urumva hari ibintu bigera nko kuri 2. First of all, urumva hari ekipe yari imaze iminsi imenyeranye, nubwo wenda rimwe na rimwe rezilita zitakundaga nk'uko abantu babyifuza, ariko iyo factor yo kumenyerana ni ikintu gikomeye, especially kuri izi match international. Ariko nanone hari abakinnyi batajyaga bahabwa amahirwe cyangwa se bahabwaga amahirwe makeya, ariko bajyamo bakaderivaringa ukabona ko bashoboye. Nk'uko nakomeje mbikubwira, nizerera muri squad ya APR y'uyu mwaka. Nibaza ko amahirwe menshi nuko muri football cyangwa mu yindi mikino yose habamo za remplacement, wenda nibitagenda neza nibaza ko abakinnyi bari kuri bench bashoboye. Ni na byiza burya nanone
kugira 11 babanza mu kibuga ariko byibura ukaba wizeye ko navuga uti anytime umuntu wese uri buve kuri bande tushe ari buza delivering ibyo umutoza mukeneyeho. Ekipe ya APR ishobora kubanzamo n'iri kuri benchi ngewe ndabona rwose nta shiti na nyira mfite piramide gusa niyo ndi kwibaza se umuntu yabigenza gute ariko Azamu na 75% hano i Kigali nzatanga televiziyo mvuga piramide uko bimeze niko mbyumva. Prediction yawe urabona kuri iyi match imeze ite? Biri like iri ko ari draw.